ikaze muri video nakoze yitwa intego ziryoshya ubuzima. Uribuka ko nakubwiye ngo kugira ngo ubashe kugera ku ntego wiyemeje hari ibintu runaka ugomba gutegura. Uribuka ko nakubwiye yuko kugira ngo ugere ku izo ntego bisaba yuko ufite systeme igufasha kugera ku byo wiyemeje. Uyu munsi ngiye kukubwira systeme nkoresha kugira ngo imfashe kugera ku ntego niyemeje yo kugira imirire iboneye iganisha ku buzima buzira umuze. Iyo gahunda nkoresha rero nta yindi nizwe mu rurimi rw'icyongereza nka batch cooking cyangwa se meal prep. Ni uburyo bwo gutegurira amafunguro menshi icyarimwe, noneho ukayabika ukagenda ufataho uko ugiye gufata amafunguro. Uburyo bwa meal prep ngiye buramfasha cyane kuko amasaha yo kurya yageze, nta kindi nkora usibye guhuza ibyo nateguye hanyuma nkabishyushya niba bikeneye gushyushywa nkabirya. Ibyo nibyo bindinda gufata umwanya muremure wenda kubitegura byose, hagati aho nkaba nshobora kuba mfasha kandi kantu ku ruhande bishobora kuba intandaro yo gutuma mfata amakalori y'umurengera arenze yayandi ndimo gufata kugira ngo ngere kuri ya deficit calorique yanjye. Batch cooking abantu bayikora kwinshi, hari uhitamo kumara guhisha amafunguro akayabika apimye neza ku buryo igihe cyo kurya kizagera afaterura ashyushya arya atongeye gusubira mu byo gupima. Ariko ngewe iyo nkora ndabiteka nangiza nkabibika biri hamwe, noneho narangiza najya gufata amafunguro nkafata kuri buri kimwe. Impamvu nuko nyine ngewe iyo ngiye gufata amafunguro hari igihe mba nshaka iki n'iki cyangwa ntashaka kiriya. Ndamutse n'imisero nkabifata nkabipimura byose icyarimwe bishobora kungora. Ndabizi ko ibyo byoroshye, hari n'igihe njya mvuga mu munsi nzakora challenge yo kubikora bipimye gutyo bifunze ari ifunguro ry'umunsi ku munsi, ariko kugeza ubu ntabwo nabigeraho. Batch cooking ijya gusangiza muri iyi video ni y'uburyo nteguramo amaproteine nzafata mu gihe runaka. Harimo amaproteine atandukanye, harimo inyama z'inka, harimo inyama z'inkoko, harimo amafi. Ndagenda nkwereka uburyo mbitegura binyoroheye kandi bikazatuma mbasha kurya imirire iboneye niyemeje. Ni mu bishaka nzabakorera video mbereka nyirizina uburyo mbibika n'uburyo mbikoresha iyo ngiye gufata amafunguro. Ku musozo w'ikiganiro ariko ndakwereka amasahani amwe namwe nakoze nshingiye ku byo nateguye muri iyi video. Muri meal prep turategura inyama ziseye z'inka, tuzikoramo boulette. Ngewe yongeye kugura inyama ziseye bazisyamo hahagaze, ntago nshaka kugura izo nsanze baseye, bagomba kumenya neza ibiri muri izo nyama ziseye. Iyi proteine turi butegure na dutuza tw'inkoko. Agatuza k'inkoko murabizi ko karimo proteine nyinshi kandi karimo makalori makeya, ni proteine nziza cyane. Dufite kandi amafi ya Thomson, ayangaya akaba akungahaye cyane kuri omega 3, tukaba tuyikeneye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Indi proteine ni umutima w'inka, ni inyama ziryoha kandi ntago haba harimo ibinure byinshi. Iyindi ni file y'inka, nayo ngiye nkunda inyama z'inka nubwo bakunze kuzivuga amaba, ariko ndazikoresha kandi nkabona umusaruro. Muri proteine tukwiye gufata buri munsi, buriya amagi ni ingirakamaro kuko ni proteine nziza cyane kandi idahenze ugereranyije n'izindi. Kadukore mise en place y'ibirungo byose turi bukenere. Hari ibitunguru bitandukanye, harimo tungurusumu, zose ndabikorera hamwe. Hanyuma hari poivron, hari ciboulette, hari ibitunguru by'umweru n'ibitunguru by'umutuku. Ibyo ndibikoreshe muri zira proteine zose nari nkweretse. Banza nkasya tungurusumu muri food processor kugira ngo bigende neza, ariko ibingibi ni nko gusekura mu isekuru, nuko ngiye nyine nakoresheje food processor. Hanyuma n'ibitunguru bira byose nkweretse byose ndabicisha muri food processor kugira ngo ninjya kubiteka ntaza kuba mfite uducece twabyo, ninjya gukora boulette ntaza guhura n'ibitunguru nabiki byose bihagaze. Ibi ni byo birungo ndi buze gukoresha. Ibi ngibi za boulette na poivron nabicishije muri food processor. Igitunguru cy'umutuku nacyo nagiseye, hanyuma hari na za tungurusumu ndetse n'igitunguru cy'umweru nicyo cyinshi, wabibonye ko ari cyo cyinshi ndagikoresha muri byose. Hari ibirungo by'ifu, harimo curry powder, nayo nyishyira mu bintu byose ngiye guteka, ndayikunda cyane. Hanyuma hano harimo black pepper nayijya hose. Hanyuma iyi ngiyi ni paprika. Paprika nayo ndayishyira mu nyama zitukura. Hanyuma chicken masala birumvikana irajya mu nkoko. Hanyuma oregano nyishyira mu nkoko. Hanyuma beef masala ijya mu nka.
fish masala yo yari yashize, niyo mpamvu nayo uri kubona aho ngaho. Hanyuma amavuta y'ubuto nyine ari mu kajerekani k'amata, ariko ni amavuta y'ubuto. African mom vibes, you know. Ibyo nibyo birungo rero tugiye gukoresha muri buri kimwe. Ngenda nshyiramo, ahangana ndi gushyiramo paprika muri za nyama zitukura, hanyuma nashyizemo oregano mu nkoko ndetse na chicken masala. Hanyuma ya beef masala yo irajya mu nyama zose no muri za burete hose, izinka zose. Hanyuma rero nakuye ko kari powder nyishyira muri byose urabona ko hose nayishyizemo. Hanyuma amavuta y'ubuto ndapima, karakayiko gafite mililitiro 15, ubundi nkoresha mililitiro 15 kuri buri ku kilo, kwa ko inyama zisaya ari ibiro 2, niyo mpamvu nashyizemo ibiyiko 2. Hanyuma noneho ishyiramo bya birungo noneho bisanzwe noneho naseye, nabyo ngenda nshyiramo hose. Hanyuma agatungurusumu nabonye hari agasigaye ngashyira muri karakano kugira ngo nkabike nzaje nkifashisha mu gutegura andi mafunguro. Hana bimaze kubivanga byose neza kugira ngo ikirungo gifate, ndabivanga noneho narangiza nkabibika kugira ngo bibanze bifate nyine nkabimarina igihe runaka kugira ngo bibanze bifate ikirungo, noneho igihe cyo kubiteka bize kuba biryoshye. Cyane nk'agatuza k'inkoko buriya ntabwo mu bijyanye no kuryoha ntabwo wavuga ko ari akambere, biba bisaba ko ugashyiramo ikirungo kugira ngo wumve ka kuryoheye. Hanyuma muri burete rero hari ibindi birungo bijyamo, ntabwo byo mbimarinana, mbishyiramo nyuma ya marinade ngiye guteka. Ahangana imaze kubimarina neza noneho mbiraza muri frigo, igihe cyo kubiteka kigeze bukeye bwaho mbega noneho nibwo nanashyiramo umunyu, kwabonye ko nta munyu nashyizemo nagakushyiramo mbere kugira ngo bitabyara amazi. Noneho rero hangana ndi gusiga igitunguru kuri tutire ngo bituma bidafataho, niko numvise. Hanyuma rero kwa yuko ari bikeya, ubundi ntago ari byiza kuvanga ibintu ko ntago bihira rimwe, ariko kwa ko ari bikeya kandi ifurange akaba ari nini, mu rwego rwo kuzigama gaze natekeye rimwe udutuza tw'inkoko n'amafi, kubera yuko ubundi nyine urabona hasigaye umwanya munini, ariko ubundi ntago ari byiza mu gikoni, ntago batugira inama yo kutabivanga ko ntago babiri buhire rimwe. Harana ni kuminjagiraho umunyu, hanyuma n'amafi nemaze kubwira ko byose biri bujyanemo kubera nyine ndimo kurondereza gaze. Ifuru yanjye ni nini ku buryo ntashobora gushyiramo ikiro kimwe ngo kibe gikwiwemo. Hanyuma biriya maze kubishyiramo kuriya, maze uturungo twasigaye muri container natwo ntusukaho, nuko ndangije ndabiteka. Noneho ya burete nakubwiye ko hari ibirungo ndara ntashyizemo, harimo umunyu nkuko no mu zindi nyama nta munyu nashyizemo, hanyuma n'amagi, hanyuma na chaperire, ariko hanga nta chaperire ndi bushyiremo ko izi naziteguye ndi muri challenge yo kutarya ibikomoka ku ngano. Ariko mana yanjye kuntu ndimo kumenera migi nizeye ko nsanga ari rizima. Nk'ubu mwarimu wanyigishije guteka bibonye agahenda kamwica, ubundi igi batugiye inama yo kubimenera ku ruhande kugira ngo niba ripfuye ritanduza n'ibindi byose, ngo ntuzanyiganiro nawe ngo umeneremo. Hanyuma amaze kushyiramo ndabivanga byose, noneho ndabiscoopinga nkoresheje kano kantu kakora scoopinga ice cream kugira ngo bize bingana, bize guhira rimwe, ariko ntago bivamo bibumbye neza gutya. Iyo mbikuyemo ndongera nkabumbisha intoki kugira ngo nyine bize bifite agaforme keza, ubundi bigahita bijya mu ifuru. Nuko bivamo bimeze, ziba ziryoshye, nubwo nari ngiye kuzishiriza ariko zari sawa cyane, ziba ziryoshye nta nubwo zitandukanye na zandi dusanzwe duteka mu mavuta. Izi ni bya bituza by'inkoko na ya mafi nabyo bihiye nuko byasaga. Hanga kubera ko harimo ibirungo byinshi bitandukanye, ntabwo wahita ubona ko ari ifi, ariko ibiryoshye no Thompson byatari. Hanyuma rero ni nakano gatuza k'inkoko, nakubwiye ko gatuza k'inkoko ubundi ntago kagira ntago karyoha, biba bisaba kugashyiramo ikirungo, ibitunguru byinshi kugira ngo biryohe bimere neza, ariko ubundi ni proteine nziza cyane kandi ntago zigira kalori nyinshi. Za nyama zindi zari zisigaye nazo nashyizemo umunyu, ya mitima ndetse na za file z'inka, nabyo nyine ndabitekana kwa ko nabyo ni bikeya, ntago kimwe cyakwirwa mu ifuru. Ku isahani rya mu ifuru nashyizeho papier cuisson, noneho ndangije mbarimo mbona kurambikaho iki ngiki cyo gifasha, bituma bidafata kuri kiriya gisahani kijya mu ifuru, kandi ubundi usigaho amavuta, ariko rero usigaho amavuta nawe ndi kongera amakalori. Rero nkoresha iriya kiriya gipapuro cyabugenewe kugira ngo bidafataho,
kandi ntisinjira andi makaroni nongeramo. Ubwo inyama nazo nkuzishyiramo neza, narangiza nkazishyira mu ifuru. Izi nyama narazishirije, ariko nubwo nazishirije naraziriye. Uku nguku rero niko ntegura proteine, ntazishyizemo amavuta menshi cyangwa se ngo nzitogose zize kumbihira. Nkoresha ifuru, nawe ushobora kuba ufite ubundi buryo ukoresha. None iyo maze kubitegura gutya, iyo zimaze guhora neza, ndazifata nkazishyira ku iplato, nkazishyira muri frizeri. Zamara gukonja ariko zitarakonja cyane, mbega nkazishyiramo nka nimugoroba. Mu gitondo nkaza no kuzishyira mu mashashi yabugenewe, nkazibika muri frizeri. Najya kurya nkagenda mfataho buhoro buhoro. Nkuko nabigusezeranyije dutangira iyi video, dore amwe mu mafoto y'amafunguro nafashe harimo ziriya proteine narimo ntegura. Nimubishaka nzababwira muri detaye uburyo aya mafunguro mba nayateguye yose, atari ziriya proteine zonyine. Ndabashimiye mwakuri iki kiganiro. Nizere yuko ibyo mbategurira bibanogera. Ndagushishikariza gukora subscribe niba utarayikora. Ibyo twaganiriye uyu munsi niba byakunyuze, kanda like. Hanyuma usangize bagenzi bawe kugira ngo nabo babone iyi video. Murakoze cyane.